Muraho neza turabasuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye, amahoro y'Imana abane namwe. Nandi muri rero musanzwe kuri Mobile TV wakoza muri iki tubwira abantu ko ari beza, tubwira abantu ko tubakunda, tubwira abantu ko ari umugisha, tubwira abantu ibyiza byabo kandi tukabivuga bakiriho. Twamenye ko urukundo bataruvuga ahubwo urukundo bararutanga. Rero kuri Mobile TV tuvuga ibyiza ndetse n'abeza tukababwira ko ari beza, ndetse n'abakoze ibyiza tukabibabwira kandi tukabashima bakiriho. Fatanya natwe tubwira abantu ibyiza byabo bagihari, nibyo byiza kuruta kurira umuntu atagihari, umuntu utagiye kumwe nawe umubwira ngo uramukunda, umubwira ngo uramushima, umubwira ngo ni ingenzi. No, bimubwira akiriho abimenye ko ari umuntu udasanzwe mu buzima bwawe. Nk'ibisanzwe rero ubu ngubu narababwiye ko ibintu byahindutse. Mubwire yakuye amashami, sigaye dufite Mubwire studio. Ubu niho twicaye, ariko iyi studio ni studio y'amafoto yagenewe gufotora abantu, ndetse n'abantu bakora amakava y'indirimbo nabo bashobora kuza kuzikorera ahangaha. Imana yaduhamisha, Imana yaduteye iteka. Nimutugane rero muri Mubwire studio, muze tubafotore, mufotoze abana bafite anniversaire, mufotoze amafamiye, amafoto ya famiye, abantu mufite ubukwe muduhe ibiraka tubafotore, abantu mufite ama event ayo ari yo yose, abashaka ko tuzatubafotora buri kwezi cyangwa umva amafoto meza turayafite. Nimutugane rero hano Kimironko niho dukorera, imbere ya MTN cyangwa kuri Sako, hejuru ya Sako niho dukorera, niho Mubwire studio ikorera. Ushobora kuduhamagara kuri 0715 iyo niyo nimero yo muri studio Mubwire studio, ukaduhamagara. Ikindi babantu munkunda, babantu muvuga ko mukunda ibintu mvuga byiza, nzajya mba mpari buri munsi kuri studio. Mujye muza namwe mumbwire ko munkunda, mubimbwire mutabinyandikiye, mutabimpaye kuri WhatsApp, ahubwo muze mubimbwire neza. Nabwiye ko ibyiza ubibwira nyirabyo akibasha kubyumva. Nimutugane rero muduteze imbere, ndetse natwe tuzabaha serivisi nziza. Dukorera Kimironko aho ngaho afasi ya MTN, inzu yitwa kuri Kaze, hejuru niho dukorera. Utubona icyapa Mubwire studio, nimutugane tubaha amafoto meza. Hanyuma rero ndababwira abandi bantu babaha ibintu byiza. Ni Grace Mutayeri wa mbere, murabizi, wizewe w'inyangamugayo. Urabona imitsi yakugendanye, wifuza umwenda w'ibirori, urifuza amarido meza adozwe neza, Grace arahari akagukorera ibintu byiza kandi akabiguhera ku gihe. Nimero ni 0788559573. Ushaka kwambara neza imyenda ya caguwa nawe jya muri Chic, urenze umuryango wa Access Bank, umuryango ukurikiraho niho Nunu akorera. Nunu muri Service Store, umuntu wese waza ngo Nunu akorera he. Nimero ze nawe ni 0788708035. Nunu arabaha imyenda myiza. Hanyuma rero ushaka imodoka nziza kandi zikiri nshyashya z'ama hybrid, Fabi arahari kugira ngo bahe imodoka zijyanye n'igihe. Abantu bakeneye inshyashya, ntabwo Fabi acuruza amawukazi, ahubwo ni amamodoka mashya. Kuri 0788313097. Uwo ni Fabiola, mumuhamagare. Abantu mukeneye imodoka nziza arabafasha, abaha imodoka zijyanye n'igihe. Nk'uko bisanzwe rero murabizi ko twebwe kuri channel yacu tuvuga ibyiza, tubwira abantu ibyiza. Ikindi dukora ama surprise. Uraduhamagara tukira ngo urashaka dutungura umuntu, urashaka umuntu tubushyira urabo, urashaka umuntu tujya kumubwira amagambo meza, urashaka tujya kumurira kuri anniversaire. Ibyo byose turabikora, tujyana n'umuhanzi tukagenda tugatarama. Rero kuko turi mu minsi ijana yo kwibuka abatutsi bazize jenoside, uyu munsi naje kubabwira ngo nimukomere, turacyari mu bihe byo kwibuka. Kandi si twibuka gusa mu minsi ijana, duhora twibuka buri munsi wibuka abantu bawe, buri munsi wibuka abaturanyi bawe, buri munsi wibuka umuryango wawe. Uribuka iyo ukoze ubukwe ukabura uwo wambika urugori, ukabura uwo wigiseke, ukabura uwo ushimira nk'umubyeyi watiye ababyeyi, uwo mwanya urongera ukabibuka. Uribuka iyo wagiye kwa muganga ugiye kubyara, wabyaye, ntuzabone umuntu ukubwira ngo bonsa abana gutya, sibyo Mwuka Wera w'Imana mwiza ufasha akaza akagufasha akaguha inama. Udafite nyogosenge uzavuga ngo urugo rwubaka gutya, udafite mama uzakugira inama ngo ihangane. Ni ukuri Mwuka Wera ageze agakora umurimo. Rero tubona buri munsi tuba mu buzima bwo kwibuka abantu bacu, buri munsi tuba mu buzima bwo kuvuga ngo abacu tubaha agaciro. Kandi kubaha agaciro ni gute?
nuko wiha agaciro, nuko nimba uri urubyiruko uva mu biyobyabwenge ukavuga ngo bikamaranire ko ababyeyi banjye mbahesha ishema, abambona avuga ngo navuye nk'umumama mwiza, abambona nkunda Imana avuga ngo ngiye ntangira urugero mama wanjye yakundaga Imana akunda gusenga, akavuga ati ukunda Imana nka mama wawe usenga, ufite inzara n'inyota yo kumenya Kristo wenda nka mama wawe. Ni urugero nawe hishema ababyeyi bawe, wivuga ngo ntawe gireba ndiga se ngo nzereke mbe ngo ndashaka se ngo nza abana bazajye kwandi. Oya, humura, Imana izakugirira neza kandi Imana izaguha abantu beza bakuba hafi bazatuma ubuzima bwawe bugenda neza. Uyu munsi rero nk'uko dukora dushima ni ukuri ukurikije ibihe igihugu cyacu cyanyuzemo, ukurikije ibintu abanyarwanda twanyuzemo, ni ibintu biteye ubwoba, ariko Imana yarahabaye. Nimugirire Imana icyizere, mwizere Imana, mwishime ubudasiba. Umwanditsi wa Zaburi nawe yavuze neza avuga ngo umutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza byose yakugiriye. Ujye ushimira Imana, wibuke ukuntu Imana yakugira umwana utazi kugenda, bagufata bakujyanisha mu ngorofani kuko urugendo ukora nta hantu rugera. Kuba ufite umwana wo kwa data wacu bamusanze mu mashyamba ariho ngo yabutamwa, ariko kuko yari umwana ntiyari kugenda, abandi baragiye ugasigaraho cyangwa bamutaho, yicara mu mashyamba, ibikoko biramurya. Jenoside yarangiye atazi kuvuga, atabasha no kuvuga didimanga kugira ngo avuge akubita agatoki gutya agakandagira n'ikirenge, ariko Imana ubu yaramurinze, yamuhaye ubuzima, yamuhaye kubyara. Imana yarakoze ku gihugu cyiza yaduhaye, Imana yarakoze ku bwa perezida wacu mwiza, Imana yakoze ibintu bikomeye mu buzima bwacu. Tuyishime, tubwire Imana, tuyishime, dutange amashimwe, tuvuge ngo Mana warakoze ku bw'ahantu wagiye dukora, warakoze kubw'imirimo n'ibitangaza wagiye ukora mu buzima bwacu, warakoze kuba abantu tukiriho, kuba abantu tubasha kuba uryama ugahumeka, kuba kiriya gihe nyine warasigaye kandi nta buhanga wari ufite, nta bwenge, nta kwishaka, nta kwirwanaho, n'imbaraga z'Imana. Hanyuma rero nk'uko mbabwira ngo tubwire abantu ibyiza by'abakiriya, numara gushimira Imana, numara kubwira Kristo imirimo myiza yakoze, dushimire perezida wacu, tumushimire, tumubwire ngo yarakoze kwitanga, yarakoze guhagararira igihugu, yarakoze kukirwanira ndetse n'inkotanyi muri rusange. Tuzishimire, tuzibwire ko tuzikunda, aho nibishoboka n'ubabona babwira uti ndabakunda, mwarakoze kandi bakoze imirimo ikomeye, barakoze kwitanga, barakoze kubohora igihugu cyacu, barakoze kugikura mu kaga, barakoze ko bituma u Rwanda rwongera kuba u Rwanda, kuba twongera kugendananira n'ibihugu, gukorana nyine imibanire myiza n'ibindi bihugu, kuba abanyarwanda biyumvanamo, nta kuvuga ngo uyu nguyu ni ibi by'amoko byaravuye mu banyarwanda, ibintu abanyarwanda bose bafite umugozi wo kubaka igihugu. Dushimire abantu bose babigizemo uruhare, abantu bataryama, inkotanyi zitaryama kugira ngo tubone amahoro. Reka mbaye nk'urugero, wowe waca muri Nyungwe n'ahantu hakunda guhora hagwa imvura, ukabona abana b'abasirikare bahagaze ku muhanda, imvura iri kubanyagira, wowe uri muri bisi uri kugenda urugamye, nta n'uwagutuma ngo toragura aka kantu hasi gusa ngo ugafate, nanubwo ngo urara muri Nyungwe wenyine ngo urare, ariko umwana w'umuhungu mutoya akararamo. Kandi ikindi njye nagiye nkurikira ubuhamya bw'abantu bagiye bitanga kuza kubohora igihugu cyacu, kugira ngo igihugu cyacu kive mu kaga, kugira ngo igihugu cyacu izo ntambara n'amacakubiri jenoside ihagarare. Ni abana bagiye bitanga bafite imyaka 17, imyaka 18. Abana kuvuga ngo tugiye kureba bene wacu, tugiye gukura bene wacu, tugiye kubatabara kugira ngo u Rwanda rwongere rube u Rwanda, twongere tugire igihugu cyiza. Rero tubashimire umuntu wese wabigizemo uruhare. Kandi ikindi, nimba turi no mu bihe byo kwibuka, wiheranwa n'agahinda. Nimba ari umuntu wakugiriye neza, nimba ari umuntu waguhaye amazi muri kiriya gihe, mushimire. Nimba ari umuntu wagufashe akavuga ati uyu mwana reka mujyane, nimba ari ugupfa no gupfa nzapfane nawe, kandi yari kukurekura cyangwa akagutanga mu bandi, ariko akakwizirikaho, ndetse bakajyana mu gati turakwica kubera umuntu, ariko akakwizirika akavuga ngo uyu mwana reka mujyane, nimba wazabeho nimba nawe azabe. Abo bantu Imana ibamugisha, turabashimira cyane. Abantu bose bitanze, abapolisi mudahwema ku umutekano mwiza muduha, kugira ngo igihugu cyacu kibemo amahoro, kugira ngo turyame dusinzire. Umuntu wese witanga akagira icyo akora, akagira icyo yigomwa kugira ngo abanyarwanda tugire amahoro, kugira ngo nujya mu kindi gihugu
abantu batubwiye ngo iyo bageze ahantu bakavuga ngo uri umunyarwanda kuba ndi umunyarwanda bambarira gutya ni nko kubakorera nabo isano bivuze gute mufite perezida mwiza mufite ubuyobozi bwiza nyine igihugu cyanyu ni intangarugero isuku umutekano ibintu byose igihugu cyacu kiri imbere rero ababigiramo uruhare abitanga kugira ngo ibyo bintu byose bigerweho kugira ngo tube mu mahoro kugira ngo abana bacu bige mwumva ubuhamya muri ibi bihe abantu baravuga ngo batangiye batotezwa kuva ari bato kuva biga abandi babuzwa kwiga ariko ubu nta mwana ubuzwa kwiga yaba ari umukobwa yaba ari umuhungu umuntu wese ariga ibyo bintu rero bifite abantu babigiyemo uruhare nimba abantu bashaka gukora ari akazi ashaka gukora muri sajoro aragakora nta muntu uza kumubaza ngo urabangamye ngo reka ibi dufite ubwisanzure dufite amahoro dufite umutekano dufite ubuzima bwiza rero abantu bose babigiramo uruhare kuri Mubwire TV nk'uko tudahwema kubabwira kuvuga ibyiza tudahwema kuvuga ngo dushimire abantu tubabwire ibyiza byabo n'ababigiramo uruhare kugira ngo tubone amahoro n'ababigiramo uruhare kugira ngo twongere tugire ubuzima bwiza tubashimire kandi tubabwire ngo Imana ibahe umugisha kandi tunabubahe kandi tunabasengere tubashinganishe mu maraso ya Kristo kugira ngo aya mahoro dufite umutekano dufite dukomeze tubikore nibyo naje kwabwira uyu munsi kugira ngo n'abandi bose bafite ibyiza bakoze mu buzima bwanyu mubibabwire bakiriho mubashimire mubabwire ko mubakunda mubabwire ko ari ingenzi kandi mukomeze murebe ibiganiro byacu kuri Mubwire TV ubundi mumwaze muri studio tubafotore tuba amafoto meza turabakunda